twongeye kubasuhuza tubifuriza igitondo cyiza n'icyumweru cyiza cy'umugisha Imana iduhaye, kandi tuboneyeho kubaha ikaze inshuti bavandimwe, murakaza neza kuri sheni yacu. Uyu munsi turagaruka ku nkuru ibabaje yabaye mu Rwanda, igaragaza uko uburakari, ishyari, amakimbirane bishobora gutwara ubuzima bw'umuntu. Tugiye kubiganiraho mu bwitonzi, hanyuma dufatanye n'ijambo ry'Imana riduha isomo ryo kubaho neza, gukunda no kwirinda ingaruka mbi z'imyitwarire idahwitse. Kandi tuboneyeho kwifatanya n'umuryango, gukomeza kwifatanya n'umuryango wabuze uwabo mw'iki gikorwa kitari cyiza cy'ubugome. Imana kandi ikomeze guha iruhuko ridashira uyu nyakwigendera wazize amaherere azira ubusa. Imana imuhe iruhuko ridashira kandi ikomeze gukomeza abasigaye. Weho ari ubwa mbere uje ku isheni yanyu Umucyo Hambo, tuguhaye ikaze, tuguhaye karibu cyane. Kandi nawe usanzwe uri inshuti yacu, nawe tuguhaye karibu, kandi tunezezwa nuko utatujya kure, uhora uturi hafi. Inkunga yawe turayishima, tugukuriye saluti. Hanyuma nanone wakanda subscribe niba utarayikanda, ukiyandikisha, ugakorera like iki kiganiro, ugakora share, commentaire yawe irakenewe. Iyo tukubwiye ngo kanda subscribe, weho ubu dushyigikiye cyane rwose, tubihereza agaciro. Ntuwumve ino video niba ari ubwa mbere uve hano rwose, ndabigusabye ukanze subscribe, ukoze like, share, commentaire, byose babikenewe. Ubu duteye inkunga, support yawe ibikenewe. Rero hari ukuntu bajya bakoresha imvugo, abantu bakaba bazi ko abazungu, abanyamahanga aribo bashobora gutera abandi inkunga. Rero burya n'abanyafurika n'abanyarwanda by'umwihariko dushobora guterana inkunga, dushobora kuzamurana mu buryo bw'iterambere rifatika. None ndi hano ku yiceni yanyu Umucyo Hambo. Umucyo Hambo ni sheni bagezaho ibintu bitandukanye, ni sheni bagezaho amakuru, ni amakuru avugwa mu Rwanda, avugwa ahantu hatandukanye, tukayabagezaho. We aho utabashije kuyicukumburira, twebwe turayagushakira tukayakuzanira. Rero iyo tugusabye ati kanda subscribe, birakungura rwose pe, ni inyungu kuri sheni yanyu kugira ngo ikomeze gutezwa imbere na YouTube. YouTube niwe boss wacu, bituma iyi sheni igenda, ubutumwa tuvuze bugera ku bantu benshi, kuko wakanze ya subscribe. Kandi iyo ukurikiranye video ukayisoza, nabwo burya bari inkunga ikomeye cyane. Rero aba ari byiza ko ubisobanukirwa ibyo ugiye gukora, kandi bikagenda neza cyane. Rero tubikubwiye, tubigusaba ugakorera like ikiganiro. Iyo ukoze like ahantu hashushanyije igikumwe, nibwo nanone tuba tubonye ko wakunze kino kiganiro. YouTube irabibona, igahita ko irekomandinga, donc igahita ko ibona ko iyi video yakunzwe, ikayigeza no ku bandi benshi impande z'isi zitandukanye. Rero ibyo ngibyo ubikore ubizi. Commentaire yawe kandi nanone iyo uyishyizeho commentaire ukagira igitekerezo cyangwa inyunganizi uduhereza, nabyo birakubaka, biba ari umugisha kuri twebwe. Rero ndagushimiye kubwo ugiye kubikora, kandi ukabikora ubisobanukiwe. Kandi nkwibutse ko niba warakanze subscribe uyikandaho bwa kabiri. Iyo uyikanzeho bwa kabiri burya ntabwo ubukwiye hiyo washyizeho. Rero uyikanda rimwe subscribe. Cyakora icyo ushaka gukora niba utaragikora, ureba ahantu hari inzogera ukayifungura, buri gihe uko dushyizeho video cyangwa amakuru, uko dushyizeho amakuru, ugenda ubona ibyo dushyizeho uko bigiye bibaye public. Rero Imana ibahereza umugisha cyane, kandi Imana y'amahoro ibiteho, Imana y'amahoro ibagirire neza cyane. Amakuru yacu rero mu buryo burambuye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umusore ukurikiranweho kugira uruhare mu rupfu rwa mugenzi we byabereye i Kigali. Bivugwa ko bombi bari basanzwe baziranye, bari mu Rwanda mu biruhuko, maze amakimbirane ashingiye ku kutumvikana agenda akuza umwuka mubi hagati yabo. Ibyabaye byaje kugira ingaruka zikomeye, bituma ubuzima bw'umusore umwe
buhagarara undi ajya mu maboko y'amategeko. Bwatumye uyu musore agonga mugenzi we n'imodoka kandi yari yabihize, yavuze ngo ndakwica, yavuze amagambo akomeye. Byatumye rero uyu musore mugenzi we ava mu buzima. Uyu nawe wakwiye mugenzi we mu buzima, wamwishe nawe yese kajya mu nzego zibifitiye ububasha, mu nzego z'umutekano. Ni inkuru idusigira isomo rikomeye. Icyemezo gifashwe mu burakari bishobora gusenya ubuzima bwinshi icyarimwe. Ese buriya twakuramo iki? Twakuramo ko iyo umujinya ugenzura umutima, ubwenge burahuma. Ubwo umwijima ugenzura umutima, ubwenge burahuma. Akanya gato n'uburakari, akanya gato k'uburakari gashobora gusenya ejo hazaza h'umuntu, guteza intimba imiryango myinshi, kunaniza sosiyete yose. Niyo mpamvu tugomba kwiga gukemura amakimbirane mu mahoro, kuganira, kwifashisha inzego zibishinzwe no kwirinda gufata icyemezo mu byiyumvo. Kwirinda gufata icyemezo mu burakari ni bibi cyane kuko bishobora kuguteza ibibazo utabasha kwikuramo. Rero buriya ni ngombwa ko abantu bakontorora umujinya wabo, kandi noneho by'umwihariko ukagera ku mujinya utuma wambura mugenzi wawe ubuzima. Ibi ngibi rwose ntabwo bikwiriye kubaho. Ibi ngibi ntabwo ari iby'i Rwanda. Abantu bakwiye kubana amahoro. Bibiliya iravuga ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe ntabwo azabona Imana. Rero ni ngombwa ko ibyo ngibyo mubimenya. Ijambo ry'Imana naryo riravuga ngo umujinya w'umuntu ntukora ibyo Imana ishima. Muri Yakobo igice cya mbere umurongo waho wa 20 bitwibutsa ko ubuzima ari impano ntagatifu. Ubuzima ni impano y'Imana, ni impano ikomeye, ni impano kandi ikintu giturutse ku Mana bari gitagatifu. Ni impano rero ikomeye. Gukunda mugenzi wawe biruta gutsinda impaka. Gukunda mugenzi wawe mugize n'impaka, kubera ko hari urukundo ruganza za mpaka, ukaba wabasha kujera uwo mujinya, ukabasha guca bugufi, ugategereza mugenzi wawe niba hari ibyo atari kumva, ukabasha kumutegereza kugira ngo nawe ashyike ku rwego nk'urwawe, aho kugira ngo mujye mu mpaka zitagira inyungu zizana. Kwihangana no kwifata bigira ingororano. Kwihangana rero, kwifata bigira ingororano. Iyo wihanganiye bya bindi wihanganiye mugenzi wawe, muri bya bindi mutari kumvikanaho, ubona ingororano y'ibyiza, ubona ingororano y'igisubizo cyiza, kuko ntago bigukoresha ari amabi. Yesu rero yatwigishije urukundo, kubabarira no gushakira amahoro aho bishoboka hose. Yesu yigisha urukundo, yigisha imbabazi, yigisha ibintu bitandukanye. Rero hari ubutumwa dushobora. Ntimugakemura amakimbirane mufite umujinya, mubanze mutuze, mwige kwifata no gusaba inama. Mwige gutuza no gusaba inama zitandukanye zibafasha kuva muri icyo kibazo. Mwubaha amategeko n'ubuzima bwa bagenzi banyu. Rero tugomba kubaha amategeko ndetse tukubaha n'ubuzima bwa bagenzi bacu, kuko ubuzima nta muntu butanga. Ubuzima butangwa n'Imana. Urukundo nyarwo ntirusenya, ahubwo rurubaka. Iyo uhisemo amahoro uba uhisemo ubuzima. Dusabe rero Imana ihumurize imiryango yagizweho ingaruka n'iyi nkuru, iduhe imitima yuje urukundo n'ubwenge, itwigishe kwirinda inzira mbi no guhitamo amahoro. Nshuti, ubuzima ni ubutagatifu. Ubuzima ni butagatifu. Ubuzima nta cyaha bugira. Reka tube intumwa z'amahoro aho turi hose. Murakoze kudukurikira. Ntimwibagirwe like, subscribe no gusangiza abandi ubu butumwa bwiza. Imana ibahereza umugisha. Ahangaha aya makuru twabayabagezagaho nka sheni yacu kandi yanyu Umucyo Hambo, kandi iyi nkuru tuyikesha igihe.com. Shalom shalom. Amakuru yacu nakagaruka. Icyawe ni uko ukomeza kumva kandi ugakomeza gukora biriya byose tugusabye. Amahoro, amahoro.